Mwiriwe neza nshuti bavandimwe, ni Teacher Jean Marie, mbashimiye ko mwahisemo gukurikirana iyi channel yacu Bwenge 2020, mbibutsa no gukora subscribe ku batarayikora. Uru ni uruhererekane rw'amasomo agufasha kumenya gutwara imodoka aho waba uri hose kandi mu gihe gito. Gusa aya masomo ntabwo ahagije gutwara imodoka, bigusaba no gukora pratique. Gusa icyo bigufasha mu kwiga pratique ni uko biba bisa no gukora ibyo wari usanzwe uzi. Reka nanone mbanze mbasuhuze bavandimwe inshuti zacu, mwebwe mutwereka ko mudukurikiye kandi mudukunda, natwe turabakunda cyane. Uyu munsi rero ngiye gutangira mbereka isomo ryacu, tugiye kurebera hamwe ibintu by'ingenzi mbere y'uko umuntu yinjira mu modoka akayitwara. Tugiye kurebera hamwe ukuntu bashyiramo amazi mu modoka, ukuntu bashyiramo amavuta, ese bituruka hehe, bigenda gute. Mbere na mbere rero ukinjira mu modoka urabanza ukaza, tugiye kubanza kurebera hamwe uko bafungura kapo y'imodoka. Urabanza ukaza, hari akantu kaba aha ngaha, hano hantu muri kubona ndi gukora, iyo ucishije amaso munsi ya vola y'imodoka uraza ukahabona akantu k'umukara mfasheho hano. Kano kantu kaba gashushanijeho n'imodoka ifunguye kapo hejuru, ugira gutya ukagakurura ugahita ukarekura. Iyo umaze kukarekura rero nk'uko nari maze kubibabwira, uraza hano imbere hari ahantu mubona aha ngaha ndi gukora, unyuzamo akaboko, haba harimo amakare menshi. Iya mbere ni ikare tuba dufunguriye hariya imbere, iya kabiri ni ikare iba irimo hano muri kubona ndi gukora, hano nacishije intoki. Urabanza ukayegura, wamara kuyegura ugatangira ukazamura kapo yawe, nk'uko muri kubibona hahise hafunguka. Hari akandi kantu rero kari aha ngaha ariko gafatiye kapo, uraza kakegura ukazamura, urabibonye, ukaba urayiteze kapo yawe ukayirekura, ukaba urayifunguye. Urabona ko imodoka yose ifunguye kapo y'imodoka. Iyo urangije rero tugiye kurebera ahantu habashyiriramo amazi. Amazi mu modoka ubundi ajyamo mu buryo butatu. Amazi ya mbere ni aya ngaya, aya mazi ni aya radiyateri. Amazi ya kabiri ni aya ngaya, aya bayita reserve ya radiyateri. Amazi ya gatatu ni aya ngaya ya essuie-glace. Nk'uko muri kubibona rero, duhereye hano kuri radiyateri, uyu mufuniko uraza ukawukaraga, ukawufungura. Umaze kuwufungura urabibona ko aha ngaha ho amazi aranuzuye, ni ibintu byigaragaza, aragaragara. Kuwufunga rero uba ufite utwinyo muri kubona aha ngaha, uraza ukaduhuza n'uyu munwa. Aha ngaha naho hari naho mubona hatangana n'ahandi hasa nk'ahakase, ukabanza ukawutsindagiraho, wamara kuwutsindagiraho ubundi ukongera ukawukaraga ujyana iburyo nk'uko mubibona. Amazi ya radiyateri hano arimo, murabibona nawe aruzuye. Reka twimuke rero tuze ku mazi ya reserve ya radiyateri. Iyi reserve ya radiyateri uraza ukegura kano kantu, iyo umaze gukegura ugafungura. Ikikubwira rero ko aya mazi arimo cyangwa atarimo, agira ibipimo byayo umuntu akurikiza iyo ushaka kuyareba. Hano handitse ngo furu, naho ngo iyi furu iba yanditse aha ngaha ntabwo ugomba gushyiramo amazi ngo urenze hano hantu nyine. Iyo uyashyizemo ukuzuza bigira ingaruka zitari nziza ku modoka. Ugomba kuyashyiramo rero ukagarukiza hano kuri furu. Iyo yagabanutse hano munsi hari irindi jambo ryanditseho ko ari low. Icyo gihe iyo ari low biba bivuze ko amazi rero ubwo yagabanutse uba ugomba kongeramo andi. Icyo ukora ni iki rero, umaze kubona ko amazi yawe yuzuye cyangwa se iyo atarimo, ukuyashyiramo n'amazi y'umugezi asanzwe, urongera ukaza ugapfundikiza kano kantu, hano ho uratsindagira ukumva bifashe.
reka dukomeze n'ibindi. Andi mazi rero nari ndi kubibabwira asigaye ni amazi ya eswigarasi, nk'uko muri kubibona hano hariho n'akantu gashushanijeho, kaba ni ikirahure cyangwa ni iki kirahuri cy'imbere cy'imodoka umuntu aba agenda areberaho gishushanyijeho utu tuntu twa eswigarasi. Uraza rero ukakegura, aha naho uba ugomba gusukamo amazi hano ukuzuza, nta rugero runaka rwagenwe rwo kuvuga ngo amazi ajyamo agomba kuba angana gutya, uraza ugasukamo ukuzuza, iyo urangije urongera ukagafunga nk'uko muri kubibona. Inshuti bavandimwe rero ibintu bye ni byinshi twabagezaho, mureke tube dusubikiye hano iri somo ryacu ry'uyu munsi, twigaga ukuntu bashyiramo amazi. Ndashaka ko mu gihe gitaha tuziga ako bashyiramo amavuta y'imodoka kugira ngo imodoka nabwo ibashe kugenda nta kibazo ifite, ko mbere yo gushyiramo iyo umaze gushyiramo ayo mazi ugomba kureba niba n'amavuta y'imodoka nayo yuzuye. Ibyo bice rero bindi bitaha nibyo nzabaganirizaho, ntimuzacikwe n'iryo somo. Murakoze cyane, cawu cawu, turabakunda.